ntekereza ko ari nayo mpamvu ushobora gusanga Rwanda yararembye ati wampa ingufu nk'iz'Uburusi na Amerika na aburugomo mu Afrika y'Epfo kubera ko habaye apartheid. Icyo gihe rero nkatekereza ko reka twubike amacupa twegura inyandiko. Uyu munsi reka ntangire gutya. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ngo witwa nde? Nitwa Ismael Mwanafunzi. Okay. Nanjye nitwa Oscar Dushime. Uyu Mwanafunzi utangiye wumva ntago tugiye gukorana ikiganiro, ahubwo uyu munsi niwe ngiye kugarukaho. Ngaho tubwire ibyo umaze iminsi uvuga. Ejo bundi mu mwaka wa 2023 uzaba warapfuye. Inzu wubatse uyitanzeho amafaranga menshi ishobora kuzaba ituwemo n'abantu nawe utazi. Nta nubwo uzi ikizaba gikorerwa ku butaka waguze. Iyo audio maze kumva hamwe n'iyi, tubashimiye ko murimo kutwumva. Imana yonyine niyize uburyo dukeneye amafaranga. Ni audio ziri guca ibintu muri iyi minsi, ziri guhererekanwa hose ku mbuga nkoranyambaga. Ni za Ismael Mwanafunzi. Benshi bari gusetswa n'amagambo zirimo, bakanatangazwa n'ubuhanga uyu mugabo akoresha mu gutondekanya amagambo no kuvuga ibintu umuntu wese atapfa gutekereza. Mwanafunzi ni umunyamakuru wa RPA ukunzwe cyane mu Rwanda, haba mu gusoma amakuru ariko by'umwihariko mu gisata cya documentaire cyangwa se ibyegeranyo ho n'ibindi bindi. Uyu munsi ugiye kuvuga abanyamakuru bakora ibyegeranyo b'abahanga bafite ijwi ryiza kandi bakunzwe mu gihugu hose nk'umugiro wa mbere, nta kabuza waba wigiza nkana. Kenshi giye ntarabisobanukirwa neza, naribazaga ngo ni gute igihugu gihana ikindi. Yamamaye mu biganiro bitandukanye nk'icyitwa Sobanukirwa cyatumye amenyekana, yakoraga kuri radio Isango Star, ndetse n'icyitwa Ruziko akora ubu kuri Radio Rwanda. Ariko mbere ya byose yabanje gukora icyitwaga Dunia Yote kuri Contact FM. Hanyuma se wabaruzi ko Mwanafunzi tuzi uyu munsi yigeze gukora ikiganiro cya Showbiz. Ni ikiganiro cyitwaga CFM Vibe on Sunday cyacaga kuri Contact FM, aho yakoranaga n'uwitwa Edi Claude Mudenge. Uyu nawe benshi mu myaka yashize mwaramumenye. Benshi ku cyumweru mu gitondo mwashyize inshinge zanyu kuri Radio Rwanda kugira ngo mutaza gucikwa na Waruziko. Mwanafunzi ni umusitari koko. Gusa ubwo mperuka guhura nawe imbona nkubone mu kiganiro kitari kigufi twagiranye kuri iyo ngingo, yambwiye ko adakunda na gato kwitwa umustar. Ati ndi umuntu usanzwe rwose nk'abandi bose, ntago ndi umusitari. Nanjye nihave byihorere uri umusitari ndetse ntawe wabicikira. Ubwo rero tujya mu mpaka rubura gica, ariko birangira twisekera. Ni umugabo ukunda kwisha cyane, udakunda kugaragara ahantu na hamwe, haba mu mafoto cyangwa muri video. Mu myaka nk'itandatu ishize uhereye uyu munsi, iyo wajyaga muri Google ukandikamo izina Ismael Mwanafunzi, iyi foto niyo wabonaga yonyine itagiriye akabiri. Gusa ubu bisa naho byahindutse ahagere kuri Radio Rwanda, kuko amakuru yabo abari guca live kuri YouTube byiburaho uramubona. Ntabwo nzi ko byagenze, usibye ko nanjye nabonye ari ibintu biri ngombwa kuganira n'abantu, guhura n'abantu tukaganira. Mwanafunzi arisha cyane ku buryo bigoye cyane kumubona mu ruhame kurusha uko ingamiya yaca mu mwenge w'urushinge. Mu nshuro nyayo yagaragaye mu ruhame ya mbere ni hano, yari mu bukwe bw'umunyamakuru kazi mugenzi we Assumpta Bayezu. Ismail, umwanya ni wawe. Ni mu rwandiko rw'ishimwe Isango Star ihaye Assumpta Bayezu. Inshuro ya kabiri hari mu bukwe bwe uherutse kuba mu kwezi kwa 7 uyu mwaka. Mwanafunzi nyemerera urumushyikirize. Claudie, nyemerera nawe arugushyikirize, banza urwihumurize mama umuhera rugo inshwi mama. Ongera ntacyo bitwaye, rega n'urwawe. Atereka nongere nkugwe mu byano kandi. Gusa mbere yaho gato mu myaka 2 ishize nabwo yari yabanje kujya agaragara kuri YouTube channel yitwaga Trio Rumurika, mu biganiro yahuriragamo na Gentil Gedeon na Muhire Munana, bagakora icyitwa Trio Rumurika nyine. Ni ibiganiro bakoraga mu buryo bw'amashusho bagaragara kuri kamera. Ni hindrance, obstruction, ubwo ni birantega cyangwa imbogamizi. Mwanafunzi benshi muramukunda, benshi muramufana, benshi mubifuza kujya mu itangazamakuru n'abarikora ubu ni role model wanyu. Benshi nimwacikwa ibiganiro bye, ariko abamuziho byinshi bose benshi. Ariko si mu by'ukuri, uretse ibyo nkubwiye, Mwanafunzi ubundi ni muntu ki? Ubuzima bwe kuva avutse kugeza uyu munsi bwari bumeze bute? Yabigenje ate kugira ngo uyu munsi abe ari umunyamakuru w'igitangaza ukunzwe bene aka kageni? Ni gute yisanze aha hantu?
hanyuma se kubera icyo akunda kwihisha cyangwa se kutagaragara mu itangazamakuru kimwe n'abandi ba star? Kubera icyo ubuzima bwe akunda kugira ubwiru buhambaye? Ikaze kuri Rwanda Today, mubwira akantu ku kandi ku buzima bw'ibanga bwa Ismael Mwanafunzi. Nitwa Oscar Dushime, ngwaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Turi kuganira ku mateka n'ubuzima bwihariye bwa Ismael Mwanafunzi. Ubundi ariko uretse kuba abantu bakumva ubundi umuntu akwiye ngo Mwanafunzi, uretse kuba tuzi izina Mwanafunzi, ubundi Mwanafunzi ni mu ntoki. Ibintu rero no kwivuga sinaza kubishobora mpitamo cyane kubera ko abantu benshi arabo tuziranye mu buryo busanzwe, inshuti b'abantu dukora nabo mu muryango, abo ngabo mfite uko nabibwira, usibye ko bo nyine banzi, ariko narabanzi mu buryo bw'umwuga bwo kuvugira muri radiyo. Nabwira ko ndi umunyamakuru ubikora by'umwuga, umunyamakuru wa radiyo by'umwihariko, ukora mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru, maze igihe kitari gito muri bino bintu by'itangazamakuru, kubera ko nabitangiye mu 2013, ariko ubwo nibwo narangije ishuri. Mu kubitangira mvuga ngo by'umwuga, noneho mfite naho mperereye mvuga ngo ndi muri iyi sector yo gukora ibiganiro biri documented. Ni guhera nabwo guhera mu mpera zo 2013 gutangira 2014. Hanyuma mu birebana n'ubuzima bwite butari professionnel, ntabwo nubatse ariko mbirimo. Niga itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda, icyitwa Nkuru y'u Rwanda. Niga indimi mu mashuri yisumbuye, ariko ubwo hari ibindi nagombaga kuvuga, ntabwo nzi ibintu mfite byose simeruka kubyima. Yes, sinzi niba ikintu nagomba kuvuga hano. Okay, urakoze. Hanyuma wari utubwiye ko itangazamakuru, kubera iki wahisemo kwita itangazamakuru? Mbanza kugira amagambo menshi ahari, simbizi, kubera ko nari ntabwo nabigiyemo mu by'ukuri mbizi nzi uburyo bikorwa, ariko nakunze inkuru kuva kera, cyane cyane kuba ari inkuru. Kuri jyewe ikintu cya mbere kiruta ibindi mu bintu byose bishobora kubanisha abantu ku giti cyanjye, ikintu nkunda kurusha ibindi ni amagambo. Amagambo mu kuyavuga cyangwa se mu kuyumva, ubwo bihita bizana ibirebana no kumva aho babari. Ariko nkunda abantu bazi gukora amagambo, bazi gukora ibintu bimeze nk'ubuhanzi mu magambo. Nakaye kaze nakora muri ubu buzima gatuma nkora ibintu bimeze nko kubara inkuru zibi byabaye, cyangwa se ibishobora kubaho kuri suje zose zibaho. Icyo nicyo ntekereza ko cyabinsunikiye, ariko nanone nkakunda indimi, aribyo byansunikiye mu kwiga indimi muri secondaire. Noneho ubwo nizi indimi, umuntu wize indimi mu gihe nigiye, abenshi bumvaga bashaka kujya mu birebana n'itangazamakuru niba warize indimi. Nanjye nagiye muri iyo nzira nyine, birangira mu kwiga muri kaminuza nyine ngiye kwiga mu itangazamakuru n'itumanaho. Watubwiye ngo watangiye gukora ibijyanye n'ibyegeranyo muri 2013, ariko si cyo gihe watangiriye itangazamakuru. Mbere wakoraga ibiki? Muri icyo gihe mbere ya 2013 nubwo nari yiga muri kaminuza, muri 2012 nibwo nagiye kuri radiyo bwa mbere mu ntangiriro za 2012. Nakoraga muri Salus i Butare. Icyo gihe bwo twese abantu benshi bajya gutangira, abenshi apana bose bajya gutangira gukora muri radiyo cyangwa muri televiziyo, benshi bahera mu makuru, kubera ko niho hantu ufite abantu bakuyobora, aba redacteur bakuyobora, bakwereka uko ibintu bikorwa, bakubwira ngo inkuru ikorwa uku, kwandika texte uri bukoremo inkuru bikorwa uku. Niho natangiriye. Ariko icyo gihe twari benshi mu ishuri ry'itangazamakuru, twari benshi cyane, twashaka kuvugira kuri radiyo, ku buryo twisangaga mu nama zitegura amakuru, ugasanga muri iyo nama turimo turi abantu bagera muri 20, kandi amakuru yose ari bugirwe n'inkuru zitarenze 5.
ukaza uyu munsi ugataha utabonye icyo ukora ejo ukazagaruka gutyo. Nakoraga mu by'amakuru ariko sinavuga ko nabikoragamo, nashobora kuvugira muri radiyo nka ku cyumweru. Hanyuma rero nyuma waje gutekereza ute guhindura se? Kuki utavuga guti muri izo nkuru eshanu nige nagumamo? Kuki wabivuyemo cyangwa ko wahinduye? Natekereje ku bintu birebana na urumva bimwe navugaga birebana no gukunda amagambo cyangwa se no gukunda kubara inkuru. Nakundaga gushakisha ibintu biri kuri internet bitarebana n'amakuru gusa, ahubwo bya bintu ubona bisa n'ibivunanye. Ashobora kuba harimo akantu niba navuga kameze nko kuba narikunze cyane kureba ibintu nakora abantu benshi badashamadukira gukora kubera ko bivunanye. Mbanza gutekereza kuvuga ngo ariko njyewe nshobora ku internet kuyijagajaga nkayikuramo ibintu bitandukanye n'amakuru ya actuality y'ibigezweho kano kanya, ahubwo amakuru y'ibintu y'uburyo ibintu bikorwa cyangwa se uburyo ibintu bikora. Mbanza gutekereza kuvuga ko ubwo tuza hano mu birebana no gushaka inkuru kugira ngo dukore amakuru bikarangira nyine umuntu atabonye umwanya wo kubuza gukora inkuru umunsi kubera ko twari benshi. Njyewe nshobora gutekereza gukora ibintu icyarimwe bishobora kuba byigisha abantu ariko ikaba ya nkuru ibaze mu buryo bunaryoshye niba ariko nabivuga. Donc ugakora ikintu cyigisha gitanga amakuru ariko akaba ari n'inkuru ikoze ibaze mu buryo ushobora kuvuga ijambo rimwe umuntu akifuza kumva irikurikiyeho. Nuko natangiye kubitekereza icyo gihe natangiye nasabye abatukoreshaga niba mu makuru muri buri edition y'amakuru ntajya nkoramo akantu gatoya kuri sujet abantu bibaza ibintu byinshi. Bya bintu tubona buri munsi ariko mu by'ukuri tutabifite amakuru menshi. Uyu munsi niba imvura iramukira ku muryango n'abantu bangaye bibaza uko bigenda kugira ngo iyo mvura igwe. Niba tugenda mu modoka usibye kuba tuyicaramo tukabona bigarukira ku mushoferi gusa kuko umushoferi yitwara ari umuhanga ibintu yaragize azi kubikora, ariko ni bangaye batekereza uburyo ikintu gisunika imodoka ikabasha kugenda hazamuka. Ibitekerezo nk'ibyo nibyo byasubikiye kugusaba abayobozi banjye kuba banyemerera nkajya nk'utuntu nk'utwo tugufiya dusobanura ibyo bintu ariko mu buryo ngashyira ingufu cyane mu buryo inkuru ibaze kuba ariyo nkuru. Hanyuma rero mwana fo winjira mu byegeranyo biriya bintu ko bikomeye ugiye no kubyumva bamwe bitugora aho isomo urabyumva. Ese ufata igihe kingana cyo gutegura nk'ikiganiro? Ni ukwezi, ni umunsi umwe, ni amasaha? Kuko gihe hari n'igihe uvuga ibintu ukajya n'ishusho ibintu yafashe igihe kingana cyo bikusanya rimwe na rimwe bikananshaka. Urumva ubwira abahanga baswa nkatwe turataka. So ubigenza ute rero ngo ubyumve ubimenye nurangiza ubibwire n'abantu? Birasa n'ibigoye kubera ko ibintu bitari ibintu byose bifitanye isano na siyanse bifite abantu babizi cyane rwose ku rwego rwa nyuma, ku buryo mu kuvuga ibintu nk'ibi ngibi warize indimi, warize itangazamakuru, ushobora kwisanga mu kuvuga uri kuvuga ibintu ufite abantu babizi neza ukavuga ibintu birebana n'amafuti. So igikorwa rero hano bisaba gukora gushakisha source zose z'amakuru nyinshi zishoboka. Tuvuge mu rugero niba ugiye kuvuga ku buryo inyongeramusaruro ikora, ni gute gufata amase bakayashyira mu itaka bahari igihingwa runaka akazagira uruhare mu gutuma icyo gihingwa gikura neza, bigenda bite intambwe ku yindi. Icyo gihe icyo bisaba sindavuga gute mu Kinyarwanda, kumenya uburyo bwo gukiwadinga cyangwa se keyword uri bwandike muri internet cyane cyane kuko niyo uhoraho amakuru, kumenya icyo uri bwandikemo ukabona ibyo banditseho. Niba ugiye kuvuga wenda ku buryo ifumbire ikora ukabona ibyanditsweho byose, ukajya muri YouTube bisaba ikintu cyose kiri kuri iyi sara abantu bakivuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, vuba cyangwa kera. Ubwo rero kugira ngo ushobore kumenya ibyo bintu bisaba kongera source bishoboka, kandi icyo ubonye niba ukibonye cyanditse kuri platform runaka ukajya no gushaka kuri YouTube niba abandi ba expert babivuga kimwe, pakubonye wenda nk'abantu hano hatatu ikintu kivugwa gutyo ukabona kubigikora. Bigorana rero, bifata umwanya kubera ko mbere na mbere bisa naho hari amagambo menshi ya siyanse tudafite, ku buryo
niba ari ubu ngubu nibwo mu myaka itari ya kera nibwo twamenye ko bavuga ubutabire, niba ari shimi, bavuga ubugenge, niba ari fizike, bigaragaza ko tutari dufite ayo magambo. N'andi magambo rero akoreshwa muri siyansi, ntekereza ko ari abantu bakuye ibintu by'utunyangingo bikaza kuba populaire, kubera ko bisaba kwanza kumva ibyo bintu, none ukajya no gucura amagambo bisinzi no kuyacura. Habwo bisaba ko ijambo rimwe riri mu Gifaransa niba ari terme scientifique imwe uyisobanura mu nteruro yose, bisa nko guparaphrase niba ariko nabivuga. Ubwo rero bitewe na sujet, ikiganiro cyawe kigomba gutambuka buri cyumweru, bitewe na sujet. Hari sujet ushobora gukoraho iminsi igera muri 4, ariko hari nk'ibintu by'amateka biba bihariye byanditse bitansaba gutekereza cyane, ari gukora translation. Ushobora kubitangira uyu munsi, ejo bikaba byarangiye hasigaye ko recording. Mvuga ngo muri biriya biganiro ushobora kumara iminsi 4 utegura. Hano cyane gifite buri birebire bungana gute? Aba ari iminota ingana? Iminota 30 buri kimwe. Urumva tuvuge hari na sujet scientifique 100%. Izo sujet tuvuge nk'urugero niba ugiye kuvuga wenda nk'isaha y'umubiri, horloge corporelle, uvuga ngo kubera iki uryama bwacya, iyo bwije usinzira, bwacya ugakanguka nta nduru ivuze ntacyo, cyangwa se ugasanga urakangukira ku isaha imwe. Ibintu nk'ibyo rero bisaba siyansi ikomeye cyane, bisaba no kujya gushaka amagambo uri bukoreshe. Ibyo ushobora gufata iminsi 4, kuwa mbere nkandikaho akantu, kuwa kabiri nkandikaho izindi page 2, kuwa gatatu nibura kuwa kane mu ijoro cyangwa kuwa gatanu nkaba narangije page ngomba kurekodinga ziva mu minota 30. Hanyuma uyu munsi ariko abantu badukurikiye mwumvise ko umuntu arategura, ntabwo ari bya bindi umuntu abyuka mu gitondo ngo ahita ajya muri studio atubwire. Hanyuma nk'uyu munsi ushobora kuca kuvuga uti mu biganiro byose nakoze harimo nk'ikiganiro kimwe 2 numvise nkunze, n'uyu munsi nibuka ko nagikoze nkumva ndi proud. Byasa n'ibigorana kuvuga ngo mpisemo ikiganiro. Urumva hari parametre nyinshi, hari impamvu nyinshi zishobora gutuma numva gikunze, bishobora kuba ko kitamvuniye cyangwa se ari uko abantu bagikunze cyane. Urumva bino bintu aho binabera magique, rimwe na rimwe hari ushobora gukora nk'ikiganiro wumva kabisa wagikoze wagikunze, uvuga ngo nicyo kunze, ugasanga si abantu bakunze cya kindi wakoze utabishaka, ugasanga nicyo abantu bakunze. Kuko binambaho kenshi bino mu kubikora rimwe na rimwe, simbizi bifite magatushe ku buryo umuntu agomba kuba ameze mu mutwe, simbe niyo nabyita n'ubuhanzi cyangwa simbizi, kubera ko ushobora gutangira sujet ngatangira kuyikora nkayandikaho najya muri page enye, nkumva ntabwo bigenda pe, nkumva ibi bintu ntabwo biryoshye, ntabwo nshobora kubizengereza abantu, nkaba nanabireka, nkaba natangira ibindi, cyangwa se iyo sujet nkazayifatira igihe. Ariko ibintu birebana nkunda sujet zifitanye isano n'ibintu by'ibidukikije, n'imibanire y'abantu, birebana na sosiyete n'umuco n'ibindi. Ibiganiro byinshi twavuzeho ibintu birebana n'amateka y'abantu, ni gute abantu babagaho mbere y'uko iterambere riza. Nk'urugero, mfashe urugero nk'amateka y'ubwikorezi ya transport, uburyo abantu ikirenge cy'umuntu gikandagira ahantu uyu munsi, n'ejo kikongera ahantu hari ibyatsi, ugasanga hacitse akayira nyuma y'amezi 5, kubera ko abantu bahanyura buri munsi. Ushobora no kuba umuntu umwe uhanyura buri munsi apfa kuba ahuzaho ari ahantu agashinga ibirenge buri munsi mu byatsi, ugasanga hacitse akayira. Kuzava abantu bikagera kuri autoroute, iyi mihanda ifite lane nk'icumi cyangwa se n'indi igerekeranye, iyo urwo ruhererekane rw'uburyo ibyo bintu byagiye bikorwa kuva bitangiye kwikora kugera ubwo tubikora uyu munsi, tugakora iyi mihanda ishashagirana gutya. Ikiganiro kivuga kuri iyo revolution ya transport kiri mu buryo byashimishije nyine, kubera ko nanjye hari byinshi namenyemo ntabizi mbere. Mu kanya uvuze ibyo ukunda, nari ngiye kukubaza ngo ubundi utekereza sujet ugendeye ku cyara, akantu gakomejeho k'ubuhanzi. Hari igihe koko umuntu uko ameze mu mutwe n'intekerezo afite n'uko yiyumva bishobora gutuma atekereza ikintu runaka yakora.
hari igihe rero umuntu yakora ibintu nk'ikiganiro cyangwa ibindi bintu, hari igihe ubona suje aho ugenda hose, uri mu muhanda, uri mu modoka, ufite radiyo, uhuye n'umuntu, wumvise ibiganiro n'abandi, wowe inspiration yawe ivahe? Buri gihe ugira amasaha yo kumedita ugatekereza suje, ushobora gukubitana nayo n'importe quand n'importe comment, bigenda gute? nyine umaze kubivuga ko suje ziba ziri aho hose, nabimenye bitinze ko aho umuntu ari hose ashobora kubona ibyo gukora. Hari umushefu twari dufite wajyaga adusereza nyine barimo nko kutubaza nk'ibitekerezo byavamo inkuru turi gukora uwo munsi, akavuga ko tuba abanyamakuru iyo twinjiye aho ngaho gusa. Niba uri umunyamakuru n'identity yawe ugomba gutekereza ku nkuru aho uri hose, imodoka mugendamo nta nkuru zihari, aho murara, aho muryama muri quartier mutuyemo nta nkuru zihari. Ibyo ngibyo nabyo rero mu buzima bwa buri munsi nyine habamo suje, ntabwo ariko nzibona gusa n'ikiganiro kimwe nkoze gishobora kuvamo suje runaka, ariko nanone kwibaza ibibazo cyane nicyo kintu cy'ingenzi cyane, kwibaza ibibazo kuri buri kintu. Rimwe na rimwe n'ibintu wibwira ko uzi nta kibazo ukabyibazaho ibibazo, ushobora gusanga havuyemo suje. Kugenda nibyo bimbaho kenshi, kuba turi hano kuri space hari abantu bamwe barimo kuvuga abandi barimo kumva, ubwabyo kubitekereza kuvuga ngo ariko ni gute twisanze dufite uburyo bwo kuganira abantu batari kumwe bataziranye, bakavuga kuri suje runaka, byagenze bite? Niba abantu kera baricaraga nyuma y'imirimo bakicara bagakikiza umuriro bakavuga inkuru runaka, rimwe na rimwe havuye iby'imigani wenda bahimbye, cyangwa se bakabwirana amateka, abantu bakamenya amakuru nk'ayo ngayo, byageze hano bite? Aho ubwabyo mukibaza ibyo bibazo, niyo umuntu ahita avuga hakuze ko hashobora kuvamo ikiganiro kivuga ku nkomoko y'ururimi, ibintu by'ururimi, kubera iki mu binyabuzima byose bibaho abantu aribo bavuga bafite amagambo. Ese bikamere ubundi kuba abantu bakoresha bavuga amagambo, inka zirakomunika zitumanaho, bigenda bitenza kwibaza ibibazo nk'ibyo nibyo bivamo amasuje. Ikibazo ngiye gusorezaho mu buzima busanzwe by'uko nkubona iyo uri mu bantu gutya benshi baganira ucecetse, tega amatwi kenshi, donc uraceceka, ntabwo burimo bya bintu tuzi. Ubundi abantu kenshi twemera nk'abantu b'abahatari b'abanyabwenge nkawe, usanga no muri publique umuntu aba afite ibintu byo kubwira abantu bakanabikunda bakabitega amatwi, ariko iyo ahantu hari abandi bantu uraceceka cyane, utuje, utakuzi ntiyamenya ko ari wowe. Kubera iki iyo ferme, uko kumva ko hari ibintu byinshi ufite kandi ubizi, abantu utabiheraho ngo no mu bandi bantu domine nyine utanga bya bitekerezo, ubwenge bwawe usangiza abandi, ugahitamo guceceka? Biterwa n'iki? Ntabwo namenye impamvu, ariko nibwira ko mbere na mbere biterwa n'uko umuntu ateye. Ntabwo mu by'ukuri nabisobanura, ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo nyine umuntu aba afite ibintu byinshi byo kwigisha sosiyete, kubera ko ibintu byose umuntu avuga, ibyo akora, ibyo wirirwamo, nyine ubikora kubera ko iyo ugize umugisha urabikora abantu bakabikunda, ariko ntabwo uri kamara ku icyo ari cyo cyose, cyangwa ngo wumve ngo wicare mu bantu wumve ko ufite ibintu byo kubarecaringa, byo gupuresha. Ni byiza ku ruhande rumwe kubera ko hari ibyo abantu basangira bigatanga umusaruro, ariko nanone bigendana n'imiterere y'umuntu. Ngewe kutavuga byinshi bakusiye ku muntu wanjye, ndavuga cyane, ariko nanone mu bantu tutaziranye, cyane cyane iyo ufunguye umunwa bizamo n'ubuzima bwite bwawe rimwe na rimwe. Ikindi, buri gihe uvuze ijambo rimwe umuntu akagusubiza, ukongera ukavuga irindi, kenshi ari igihe bigusunikira mu kwikuza, kubera ko byanze bikunze iyo uri kumwe n'abantu ukagira icyo ubabwira bakabikunda,
byanze bikunze ugira akantu ko kuvuga okay reka mbepate reka mbabwira kandi bikaba byagukurira kwikuza ntabwo biri ibintu biri karikira mvuga ngo ndikarikira gutyo ariko uko mbitekereza ariko ndi kutavuga byinshi mu bantu tutamenyeranye byo ni imiterere isanzwe. Urakoze baragushimiye. Hanyuma ati Anne umumbariza impamvu akunda kuvuga ngo ni gute twisanze aha hantu. Gute twisanze aha ntabwo mu kugira nibwira ko mu kuba ari inkuru iyo ushaka ko abantu bakumva kandi bagakomeza kumva ibyo ubabwira hari ibintu bitaho. Kwanza ibyo urimo kuvuga nibyo twitashije nabyita insanganyamatsiko simbizi kuba ari ikintu cyumvikana kandi kiri mu nyungu z'abantu. Hanyuma hakaza n'uburyo bwo kuba ari iyo nkuru. Mu buryo bwo kuba ari iyo nkuru nibwira ko harimo utuntu twinshi turimo no kuba byonyine n'intera ushyira hagati y'ijambo n'irindi n'uburyo uhumeka mu kuba ari inkuru nabyo ubwabyo bifite icyo bimara mu kuba abantu bakumva cyangwa se batakumva. Niyo mpamvu njye nawe dushobora kubona ikintu kimwe cyanabaye duhari twese ariko iyo nkuru tukayibara mu buryo butandukanye kubera ko mu kuba ari inkuru abantu bakoresheje tekinike zitandukanye. Gukoresha wenda amagambo ngayo ngo ni gute twisanze ahantu ntabwo nkunda amaklishe cyangwa se amagambo ari rusange abantu twese dushobora gukoresha. Si uko wenda hari ikibi cyayo cyangwa atuma mesaje zitumvikana oya, ni uko ahubwo mu rwego rwo kuryoshya inkuru hari amagambo umuntu akoresha kandi ahita asobanura ibintu. Nk'uko kuvuga ngo ni gute twisanze ahantu icyarimwe ni ugutangara ko ibyo bintu bitangaje kuba byarabayeho ariko nanone ufite n'ubushake bwo guhita usobanura uburyo ibyo bintu byagenze ngo bigere kuri urwo rwego. Ni gute twisanze ahantu byanyuze mu zihe nzira. Nuko hanyuma ibintu byo kwirinda ko ibintu byaba kasamutwe rero hari suje ziri purement scientifique ziri za science nyine 100%. Mu kwisobanura n'ubundi uko wabisobanura uko wenda bisobanura mba narambaraye hasi bishoboka pe vuga ngo ibintu mu kubisobanura nagerageje kuko mu gusobanura ibintu bya science rimwe na biba byiza iyo uhereye hasi ukishyira mu mutwe k'abantu bimubwira nta kintu bazi kuri ibyo bintu nta kintu na kimwe. Kuri YouTube hari amavideo ajya abaho gusobanura ibintu runaka. Tuvuge nk'urugero niba bagiye gusobanura ushobora no kwandikamo ko ushaka kumenya uko bakoresha space. Iyo wongeyeho ngo pour les nuls donc uko bakoresha space ukongeraho wenda pour les nuls ku bantu bo hasi baba beginners bagusobanurira akantu ku kandi nk'umwana w'imyaka 5. Rero bino bintu kubivuga nabyo rimwe na rimwe bisaba gusobanura ututse hasi ukishyiramo ko abantu nta kintu na kimwe babizi uri gutangira kuri zero. Iyo bigeze ku rwego rero wenda bitumvikana amakoresho kuba yabaye menshi cyangwa se amagambo uri gukoresha akaba ari amagambo nyine ya science tudakoresha mu buzima bwa buri munsi ku buryo kuyumva bigorana ariko ahanini biba byatewe na topic kuko nka sujet z'amateka zo zizumvikana ibi akora ibi bikarangira. Icyo gihe biba byatewe nibwira ko biba byatewe n'ubwoko bwa sujet. Ibibazo bibiri hari ubwo ni kimwe n'ibirebana na n'ikiganiro ko yumvaga mu kandi uzi kubwira abantu. Okay bereka mbere kuri tvango n'ibindi turaza kunyibutsa nkiza kuyibagirwa. Hari urumva ngiva muri Sanusi ngiva ku ishuri nagiye gukora muri contact. Ugeze kuri contact kubera ko nari namaze kubona ko ibintu byo gukora gutya namaze kubona ko nasabye ko nakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Nkora ikiganiro cyitwaga Dunia Yetu cyari ikindi kiganiro cy'igiswahili. Hanyuma kubera ko aribwo nari nkihagera ntazi kwikorera ibintu bya jingo ntashaka gutangira ibintu bishyashya guhera kuri zero. Nsaba ko bamfasha nkakora ikiganiro cy'ibintu birebana na science. Barambwira ati hano hari ikiganiro cyitwaga Dunia Yetu n'ubundi ibyo bintu bya science byagwamo mu bintu byitwa bisa nk'ibyo nka Notre Monde nyine nk'uko iyo sujet nk'uko iryo zina rimeze ntangira kugikora. Hanyuma ibyo ngibyo none ubwo nkora cyitwa sobanukirwa nabwo ni ikiganiro cyagisanzwe gihari gifite ama indicative n'ibindi ngengenda nterekamo content gusa.
ibyo rero ntaho nabijyanye kurumva ikiganiro kenshi uko inshuro nyinshi uko dukora kiba ari kigukorera kiba ari cya radio ukorera uragenda iyo ugiye bakigishakira undi munyamakuru tubanukira icyo kiganiro ni na aka extrait Godfather yashyizemo mu kanya na kacyo kimwe kivuga ku bintu birebana na n'isanzure n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ikindi kibazo ni cyane sinzi icyo niba nagisubije ko bi ikindi kibazo ni hari wavuze ngo iyo utari mu kazi ikindi kiguhuza ni igiki kindi ukunda kuba uri mukora apari y'akazi kawe ka buri munsi. Sibyo ngomba kuba ntari mu kazi ni ndeba filime gusa simbihebuka ndeba filime nkunda kumva ibintu biganira. Hari umuntu dukorana witwa Gloria niwe duhuriye ku kintu cyo kumva ibintu biganira ibintu bivuga umuziki ndawumva ariko cyane cyane nkunda kumva ibiganira kuruta ibicuranga. Ubwo niyo mpamvu kujya kwiyumvira nk'ama audio books rimwe na rimwe ntabwo njya nsoma byinshi ibintu bikeya nyumvira ama audio books undi nkareba filime ariko ntabwo mbiheruka. Icyanyuma nari nkubajije efe nyine goal yawe mu bijyanye ntabwo ntekereza ko hari abantu bajya blague najyaga mbona nyine abantu bamubaza ngo ufite iyihe goal mu myaka 5 akavuga ati uretse tubanze turebe ko iki cyumweru kirangira. Ubwo rero nifuza ko urumva nk'icyo ngicyo wari uvuzeho mu kanya cyo kugera kuri teraho ibintu bibera ni icyifuzo kinini cyane ku buryo ibyo nifuza bitajya kuri ibyo ngibyo kuko ibintu by'amagambo ndabikunda ku buryo numva ntifuza kubireka ahubwo nifuza kubikora mu buryo bukomeye cyane buri ku rundi rwego burenze ubwo kubiha abantu banjye gusa bumva ururimi rwanjye gusa ahubwo bikaba byanafasha cyangwa se byanahabwa n'abantu bavuga izindi ndimi bitari urwacu rwonyine. Urakoze cyane, thank you so much. Ikibazo kimwe ushaka kumubaza Ismael, iyo uramuka udakoze itangazamakuru ari gukora iki ariko nanafatikanyirizaho n'ikindi kimwe, ni ikihe kintu cyakuba ukava mu itangazamakuru? Murakoze. Ikintu rero nari gukora iyo ntaba umunyamakuru ibintu byo gukunda kubara inkuru, kubwira abantu ibintu byo byanjemo nkiri muto, ariko mbere yaho nakundaga ibintu bifitanye isano no kugenda ahantu hose. Nshobora kuba nari kuba muri bano bantu bakora mu steward, bano bakora mu ndege bafasha abantu cyangwa se ibintu bifitanye isano na diplomasi, kuko nyine abadiplomate nabo bagenda. Ndumva nakundaga ibintu byo guhura n'abantu, kugenda ngira ko aribyo byashoboraga kubaho. Hanyuma ikintu cyawe kigangura mu itangazamakuru aka kanya ntabwo nahita nkimenya pe, simbizi uraza kumva ushobora kuba ntagusubije, ariko ntabwo nzi ngo ni iki cyaba kano kanya nkavuga ngo mbe mu itangazamakuru. Harimo ngibi byambayeho byo gusarara no bibaye burundu, ubwo najya mu byo kwandika ntabwo nawe mu itangazamakuru, ariko kubura ijwi nibyo biri bya mbere.